umukazana umukazana yabaye ibamba umukazana umukazana yabaye ibamba ntashaka kuvuga ukuri yatereye agati mu ryinyo umukazana yabaye ibamba Njajwa senide nasa n'ufite zo kunyita gutyo ahubwo se nta soni ufite zo kutinyuka ukanansubiramo yakora usigaye warihaye usigaye yumvamo igiki kindi kirenze icyo nkubona ariko uravuga muko uravuga pe nkabishywe n'uwo munwa wawe wakunaniye kuwukontorora wazaje ko kontrole nabonye umukobwa ugira umunwa ahubwo uzanshakira umusekirite azajya aza wundindi au kontrole zawudoda ntabwo nzagushakira umusekirite uzabikora ingiye nago ndikanye isuku nago ndikanye isuku sinzi ikintu bitatse maze ukavuga cyakora ntacyo mama vuga Debora umuvuge pe umumanukure ugatinya ukavuga na pilote pilote se waramubyaye ukavuga na Fiston nabavuze nyine rindira baby ngiye ndashaka kukubaza ko mbona watse umuriro mu kanwa habaye icyo ubundi ahubwo wowe wizeye iki gutunukije ni Boaze ushaka ni umugabo cyangwa utegereje ko bazakuraga intoki wowe hanyuma amafisi ya mama Boaze wizirika hano nicyo nanjye nshaka cyanzanye urumva ariko se nkaho uraruhira iki ngaha amasasu wariye inki wariye uraho ndabizi ariko se wowe udoda byawe ndaza kudodera genda byemera ko mbikora ariko bikanahabwa agaciro we ibyo ukora byose ni zero ntacyo bimaze nyine urihoma basi iyo ufite ikindi kintu urwanisha kitari umuntu kuko ngo ni iminsi igi nkawudoda nakubwenge ntabwo ndikanye ntabwo uzatinya kwicuza ntabwo uzatinda kwicuza nzicuza wenda ntuzicuza kubera Debora sibyo wenda nyine ntabwo natuma wicuza ariko pilote ntazakwikorera yewe na Fiston ntazakureka bazantwara iki cyakora nyambona umbabaje ibyo urimo byose mbona nta na kimwe uzageraho nushaka usubiza amerwe mu isa ugende wicare iwanyu wicare urya utwo mama wawe yabonye utwo atabonye ubwo nibyo wese ungiriremo ndazikugire ko mbona uri maskini umva mubwire banza uzigirire sibyo hanyuma ubone kugira ute kuzigira Debora ngiye ntago ndi maskini wori maskini wa undi maskini ndazerereza maskini ni wowe nta niso ndakwiyamya nakubwiye muri muri cyanzagifomoza wowe kameze kitacyanzagifomoza akuse muri mu biki oya ndendeka ndakubwira uruda nzarukuramo nta niso akuse nk'ubwo ngo nkabwe muba muri mu biki murimo gupfa iki ndise kaba kambaza iki uratinyuka nakubwiye ngo we nta kintu wantwara uratinyuka ugatuka umugore wanjye hano ifite ahubwo abona mwihorera akagira ngo harandusha imbaraga nzagukubita murimo gupfa iki sheri murimo gupfa iki abazanzanaho amagambo yahese niba basa gushaka azana bikubwire inde je buretse usko nakwirukanisha anga bituma batagushaka ukaguma wizirika kandi batamushaka gusunura ibi n'ibikino n'abanyarwanda ugituma batagira gute ngenda mubwiye ngo azongera akinishe no kunkoraho gusa bazasanga imayiti yawe hano ndaza kukwereka uzanyereka ikipe kinene uzanyereka bunarume sheri twigendere cyana ko gapfu kawe kagiye gupfa kahwereye ari kazima Ma
uko inyuma y'inda mushiki wanjye nakumenye kose nkuko nabikekaga iranda ntago ari ya Boaze ahubwo ni ya Fiston. Asye nube kandi nanone asuri mashaka iki koko ubushize ubwo duherukana twagoye gasopo gakomeza kwivanga muri bino bintu abwo muzi ngo barwanya ari ibintu nshaka kumva we ngo babakobwa barwaniye manje ubu ngubu numiwe ibaze aho nari nibereye mu nzu ndimo kwirebera televiziyo induru yabo ni insohoye dore bari barahahe barwanye bapfike sinkakagabo kugasugurika ako unakubona aho ibibazo bantuza ese we kutereka ibasaba baje ugatereka ibasanga abantu barimo kuganira nta n'isoni ufite mbagare ntabwo nzi ko muri ahanga mureke bo nyibwirira ngo bapfuye nje nayibonye n'ikintu bapfuye bari barahanga barimo kurwana ndi mu nzu ngiye kumva rumva induru yabo ndaza nsanga barimo gukubita n'iki ibaze aho Karabo yarari kunjombera umugore wanjye kuntuza intoki kunde ese buri yankurira amenda yari kumbwira ngo iki awe kuri kumuzana intuza wowe akundi makakagabo wazakirukanya hanga rekana nawe banza umbwira ibyizo nshinze ngo barwanye bapfike njese ndabizi ko naje nsanga barimo kurwana nkabitambika mana yanjye we mangiye numiwe gabanyamagambo ubundi wamenya iki kuri kikorye akumana nawe rero nubwo ntari mpari nkubwira icyo bapfuye nese urakimbwira utari uhari gute cyo cyasamye ntago kize ngo ibiva njyewe reka nkubwize ukuri maze kurambirwa kumbwira ko ndi igicucu kwawe ndabirambiwe pe mfashe nagusabye inshuro nyinshi si rimwe si kabiri si gatatu nagusabye ngo uzanjyane Karayesi bagiye kunsuzuma ceka mubwira ibyo bapfuye ko maze kuba umuntu w'umugabo umugabo ufite umugore wubakiye urugo mu rwanyina sibyo urashaka nzagende ujyana nande na Debora cyana n'umugore wanjye umva icyo bapfuye nteguye reba ejo bundi umunsi ufata Rwema ngasanga wamuhambiriye inde Rwema nyine Rwema se namufashe ryari kandi Rwema namufashe ryari yigeze agera ahangaha se nabyo urabyibagiwe inda ni ya Fiston nushaka ubyemera inda si yawe nicyo kintu bari gupfa nta kindi uzongera kunzanaho ubugoryi wenda ntago oya banza subiriremo wenda ntago ari yandi cyana akomaze kuzatuma ngutinya reba ejo wende kumwe nakakaga ngo reka nuko nakakaga akubundi wavuye ahangaha nakagabo karimo kumva iki bintu tuganira birakareba akugize ate cyavuye ahangaha akagenda ibindi bintu ugomba kwitondera wa muhungu we hari indi kipe ntazi iri kumwe na Fiston iri kumwe na Debora bakora n'ikizi ibyo byose Karabo yarabivuze ngo harimo nde ngo nande pilote ngo na pilote abo bantu simbazi nzi Fiston nzi Debora nukuvuga ngo Debora uri muri iyi nzu ntagenzwa n'inda gusa ngo bari kumwe na pilote aho pilote ninde cyo ntago ngiye bindeba Karabo we ibyo byose yabimenye ate nawe ntabwo ari umugambanyi oya Karabo urabona ni inshuti na Debora ntabwo mwiganya mwese se urumva Debora we ndiyo baryamye yarabimubwiye byose rero Karabo yabi ariko ndashaka kuzabisobanuza Karabo neza nkamenye neza abo bantu barashaka iki ni Debora n'umugore wandi nibyo nta n'ibindi umva nta n'ibintu byinshi nshaka kuvuga none se ma ngiye ubwo mfite nta jambo nshaka kongera kumva riva mu kanwa kawe bitewe nuko kigeze muri iki gitwe cyawe gica muri uko gutwi ugahinguka mukundi aho si ibyo byose birimo guterwa n'icyubundi mabana arangije genda nawe mva imbere genda mu gikoni nawe watatu ariko si uko mwoka byara mwe ibintu mama yirirwa ambwira nibyo ndimo kwibonera ubundi n'ibiki byambayeho nawe kwiyambaza Imana pe
handi ni hehera none se ko mutanziritse mu ikanzu iki Rwe wikwibaza impamvu tutakuziritse kuko nta mbunda ufite ahubwo iminsi myinshi siko duherukana cya gihe wenda kumara amakuka iminsi myinshi ako Fiston koko wowe Fiston ugatinyuka kurira nkabera mushiki wanjye bigize kuri rwa rwego bene kari akageni Rwe mucyo nashaka ko tuganira n'icyo ngicyo kirimo Auzi Fiston ndagenga ibyabo bafite tubishyire hasi nshaka kumbwira neza uvuye imuzi bundi byagenze bite Rwe mushiki wawe Debora twiganye guhera tronkomi yari umukobwa mwiza ndetse nitonda abahungu benshi bari baramusariye mu kigo hose kugeza aho groupe nagendagamo twateze ko umuntu uzamwegukana bagakundana nibaryamana azabarenze mu kigo hose abahungu benshi baramuterese arabakatira ni muri ubwo buryo Boaze yinjiye muri iyi diru igihe cyaje kugera Debora ngira icyizere turakundana tuza no kuryamana niko kwisanga namuteye inda hanyuma se kumutera inda umaze kumenya ko wamuteye inda wakoze iki nkimara kumenya ko namuteye inda namubwiye ko nta bushobozi mfite bwo kuba twahita tubana niko guhita dupanga plane zo kwigereka ku muntu nuko wamwegetse kuri Boaze rero twagombaga kwigereka ku muntu wamusariye uwo muntu yari Boaze tujimara kumenya ko kwa Boaze bafite amafaranga menshi mu by'ukuri twumvisha amata byayo amavuta akubundi ibyo bintu muravuga ibyo uri kuvuga ni Debora mushanje wabikoze cyangwa Debora uri kuvuga twagize amahirwe Boaze yemera ko yamuteye inda ndetse yakomeza no gukunda Debora cyane ariko mu by'ukuri nta kindi twabikoreye ni imitungo kwa Boaze twashakaga njye ntabwo ndimo nabyumva rwose sindi kubyumva uryo ni muravuga ni film muransobanurira njye ntabwo ndimo nabyumva ibintu undi birashoboka Rwe kintu rero nashaka ko tuganiraho ndashaka ko twiyungaho ugafatanya natwe ngo wirengagije ibyabaye byose ukifasha ndetse ugafasha na mushiki wawe kuko ndakeka ko urabyumva ko idiri irimo amafaranga menshi uvuze ngo iki ya ngiye Rwema ngiye mbajije muri ibintu byanyu ibyo ngibi by'amanyanga n'ibiki none Rwe nutamfasha mushiki wakabyara muri buriya bukena arimo nubwo ubona turimo butatworoheye ubwo ngubwo urumva tutazaba dusebye ahubwo Fiston sibyo nibyo ngibyo ngiyewe nshaka kumenya ikintu kimwe cyonyine ibyo gufashanya byihoreye ubundi upilote ngo mukora nanjye nshaka kumenya nindi ni muntu ki pilote ni umuntu w'agaciro uri kudufasha kugera ku by'agaciro muri rwa rugo man aramba ibintu byose byabaye isosi babimenye
ibintu byose Karabo yabivuze umupangu wapfuye sinzi ikintu turi bukore dore wa musore umusaza wanjye yaje ahangaha nawe ngo aranyeka sinzi ngo ibiki yivugishwa kuri wa mugore ubwo Karabo bamuteye ubwoba ibintu byose abarabivuze nabuze ikintu nkora umva byose kiretse icyo nako nta nacyo ntajya yibagirwa n'igasuko ibintu byose umupangu ngaho ngo indango ni za Fiston ngaho ngo si ya Boaze ngo ibiki ngo pilote umve ko na pilote yamuvuze tayari bazaza kumuhiga niba mubona nyine nawe urabyumva sinzi ikintu tuzakora nyine ngiye nagira ngo mubwire ibintu byose ukuntu bimeze ushaka ukuntu dukora ahangaha kuko nyine mu minsi mike tayari banaturangiza kuko umupangu wapfuye dejo cyangwa se uzane ya mipangu yawe yindi utubwire ibintu bishyashya kuko sinzi ukuntu biri burangire nta kindi nibyo ngibyo Bikira Mariya Nyagasani mwana wa Imana irakungaruriye mwana we Imana ishimwe aya mama ntugire ikibazo nta kintu kibi bankoreye none se ngo bagushakaga hiki gusa icyo nabonye cyo bashaka batara abajura kuko binjiye mu nzu barazenguruka kandi nta kintu bigeze bajyana aha sinzi gusa nyine mama ntago ibyo nshagaho ni birebire urebye nyine ukuntu byagenze twagize amahirwe Boaze yemera ko yamuteye inda ndetse yakomeza no gukunda Debora cyane ariko mu by'ukuri nta kindi twabikoreye ni imitungo kwa Boaze twashakaga njye ntabwo ndimo nabyumva rwose sindi kubyumva urugero muravuga ni filime muransobanurira njye ntabwo ndimo nabyumva ibintu n'undi birashoboka rwe kintu rero nashaka ko tuganiraho ndashaka ko twiyungaho ugafatanya natwe ngo mwana we ubwo se wabasubije ngo iki nyine mama nabuze icyo mbabwira Ikorofu mu ntebe waje kundyamira mu ntebe ushaka iki ninda guha uburenganzira bwo kuza muri salo mabuja no ese birabujijwe kuza muri salo uratinye kuryama no mu ntebe njya nicaramo rega wararamye batereye agati mu ryinyo mabuja nyine karakagufwa kanyeswe ugugu yasigaje ntabwo kandira ntebe agenda byo genda mabuja nje kureba agapira noneho televiziyo yananira kuyicana kuvuga ngo hago kugenda sikarago karavaye karajyaye avora ubutade ndibira nk'ukuntu Saloma mwayigize imeza mwafashe ko mubibonye byose vayo nawe hano mundini nawe nashakaga vayo hano genda nawe genda ujye mu mirimo yawe shinga kabuna hangaha ubundi ni wowe nashakaga kariteretse none nuko nusigaye twarinda mbese inda yabaye igitangaza kuri wowe niko ngo wigize umubyeyi hano wigize umugore nyiri rugo karaba murapfa iki karibu se banyenjejeho none uri kumuhana umva ndeba hano kuri gutura ibyo bikubukubo byawe ubwiza ukuri urebe Karabo wirebe uri kumva umurebe wirebe cyikosa mwikoreshwa umwe cyangwa se niba ushaka kuba amateka muri uru rugo umubwire nkwirukana uruvemo akundi ko atari umwana wanjye ari ya Fiston ubundi wavuye aho kagenda wavuye hara Karabo byose yarabivuze uzahaguruka ugende arambeshyeraga ngo yarabeshyaga haguruka genda ariko muzamubwira areke kunyiyenzaho genda ujye mu mirimo